nubwo bataguha icyubahiro ariko taranto wiyitaba, nubwo batemera ubuhanuzi bwawe nshuti yanjye, ntabwo twaje kwemeza abantu. Nubwo batemera ibyo ubabwiriza, ntabwo waje kwemeza abantu, waje Imana igiye kwambura abantu uko banze kubikoresha. Hari igihe Imana igiye kwambura abantu uko banze kubikoresha. Abantu banze kubwiriza ubutumwa, agiye kubasipurima n'ibyo mwe muzi mu mutwe. Abantu banze kugenda mutwara ubutumwa hirya no hino, agiye gufunga inzira. Abantu banze guhanura ngo batabaseka, ngo nibabaha amafaranga, agiye no kubakuramo izo mpano, azihera abandi bafite umwete wo kuzikoresha. Itangazo, umuntu wese wari uzi ko afite impano akaba adashaka kuzitanga, akaba adashaka kuzikoresha, akaba adashaka kuzivuga nk'uko biri, agiye kuzinyagwa. Bibiliya, abantu bagiye kunyagwa ibyo bari bafite, abantu bagiye kunyagwa ibyo bari bafite kuko batabikoresherezamo Imana. Wahawe ubuhanuzi, wahawe kwigisha, wahawe kuvuga ubutumwa butandukanye hirya no hino, wahawe wenda n'uburyo bwo mu mubiri, wahawe n'ibintu byo kurya, wahawe n'ibyo kwambara, wahawe amafaranga, wahawe ubushobozi butandukanye bitewe n'ukuntu Imana igera itanga. Ariko kuko utarimo kubikoresha, Bibiliya yavuze ngo ni mubimwake, mubihe abarimo kubikoresha. Wari umuntu ushumba inama, ni wowe usigaye uzisanganya, ni wowe uzigumuye uzivanye mu matorero, ni wowe uzivanye mu byizerwa, ni wowe uri kuzigisha kunywa amayoga, ni wowe uri kuzigisha gukora ibyaha bitewe n'ibyo bari kukurebereraho. Wowe ushobora kuba wumva ko wowe wibereye batakureba, ariko ibyo uri gukora bari kukureba, bari kukureje. Kandi hari ikamba ry'imirimo myiza. Bene data, niba warahawe ibintu bikoreshe, wahawe amafaranga yakoreshe, yafashijemo abakozi b'Imana bavuga ubutumwa. Hari abantu bari kuvuga ubutumwa ariko bakennye, hari abantu bari kuvuga ubutumwa ko nta bikoresho, hari abantu bafite impano y'ubutumwa bwo kujyana hirya no hino ariko nta matike bafite. Bikoreshe nshuti yanjye. Niba wararirimba bubiretse kubera iki? None wari umuvugabutumwa, ubonye business usuriva, none ubutumwa wavugaga waraburangije. N'umwobo ubihamba amavuni, sinashaka kujya guhanura ngo ndahanura niba mu mafaranga, ndahanura niba anyubahe, ndahanura ntabwo baba ibyubahiro. Uyu munsi wa none wahawe italent yo kwigisha, ngo urigisha ntabwo bakubaha, ngo urigisha ntabwo bakumva. Pawulo yabwiye Timoteyo ngo uhane, uteshe, uhugure, wigishe, ufite kwihangana kose. Hanze Yesu agiye kuza, uzasigara uri kuboroka, uzikanga uri hariya hanze tuvuga ni hahandi aho bazarira bagahekenya amenyo, umuriro utazima. None taranto uyu munsi Yesu ari kutubaza, taranto wahawe, uri umuhanuzi, uri kuyikoresha cyangwa wamaze gusubizwa uyibere mu mabizinesi zawe waricecekeye? Ndi gutangaza nangariza ubwoko bw'Imana cyangwa abantu b'Imana bari ku isi yose, turi kubazwa amataranto twatabye. Wari uri umuhanuzi, warayitabye wigira muri bizinesi yawe, wabwirizaga ubutumwa, warayitabye wigira mu kabari, wari umuntu ukomeye cyane, uri umushumba, ushumbye inama, none wisubiye mu bintu bijyanye n'ubusambanyi n'ubusinzi. Wari umubwirizabutumwa, none umunsi wa none wisubiriye muri bya bintu byose byitwa ngo ni ibizira, waricecekeye. Wari umuntu uri ugenzura, ukamenya yuko hari ikizira cyinshi ugatangaza kugira ngo abantu batakomeza kwigira mu byaha. Tangira ibyo kubwiriza ubutumwa. Misiyo ya Yesu ni ukujyana abantu ukabwiriza ubutumwa, wikicarana iby'Imana, wamenye ijambo ry'Imana rivuge. Abantu benshi bicaye amataranto baricaye gusa, bicaye mu matorero, bicariye mu ngo zabo, bicariye hirya no hino, bamwe
banasubiye inyuma banabivamo, ngo kuko batabubaha, ngo kuko batabashima, ngo kuko batabyumva, ngo kuko batabyemera. Ibyo byigutwara umwanya ku byo wabahaye abantu. Ubahe kuhira umushyitsi wo kumva yuko niba atabikora bagiye kubinyagwa, kandi ikindi bakajugunywa hahandi hanze hazaba imbwa n'abarozi, bazarira bakababara bagahekenya amenyo cyane. Imitima yaciravye ikeneye kururutswa n'Umwuka Wera. Abakunzi bacu ba BKFull TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muri mu mpande nyinshi zitandukanye. Nje muri kuvugana dufatanyeri, ndi muri Kampala kandi mfite umugore n'abana. Turishimiye Imana. Ndi umukristo kandi wifuza kandi unaharanira kuzagera mu ijuru. Rero tuganira ijambo ry'Imana uko bisanzwe, ariko uno munsi reka none twongere tubasabe batarakora subscribe babikore, bakande kuri like, kubwo ikiganiro cyose kizagitambuka kizakikugeraho byose. Murabizi ko mwese nataba afite WhatsApp zanyu, ariko nawe uzakireba ugikoreye like kora subscribe kikugeraho cyane. So dushimiye rero babikoze n'abagiye kubikora, kandi batazabikora nta kibazo, kuko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntabwo watira umuntu. Yesu yaravuze ngo nimubabwira bakemera. Imana yavuga ngo ubu ngubu nimumwizera hari ibizaba. Mari magambo ni wowe uhitamo. Rero nawe nuhitamo ukabona yuko ari byiza kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubana. Ikindi ni interankunga mu gutera ikomeye cyane, kuko natwe bitwereka yuko ibyo turi kuvuga hari aho biri kugera, hari abo biri gufasha, hari abadukurikiye, hari abadushyigikiye, kandi inama zanyu zirakenewe, ubufasha bwanyu burakenewe rwose. Ibi byose bisaba kuba dufite abantu. Rero Imana ishimwe ko tubafite, abo dufite Imana yabakoresha ibikomeye kandi ikaduha umugisha tukazagira. Rero reka tutajye dusenga, turashaka kuvuga ku ijambo rifite topic ivuga ngo gukoresha icyo wahawe. Gukoresha icyo wahawe. Abantu benshi hari ibyo bahawe, ariko ntabwo bari kubikoresha uko bikwiye. Impamvu tugiye kandi dusenga kugira ngo twifashishe ijambo ry'Imana dusobanure Umwuka yadufasha. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye ko tukiriho kandi tukirinze, tukaba tukiri amahoro, twabwiye ntabwo ari ku bwacu ahubwo ni ku bwawe. Turacyarinzwe nawe, si imbaraga zacu nta kimwe umwami cyatumye tubaho uretse ubwawe neza. Uburinzi bwawe rero bwahaye ku inshuti n'abavandimwe, bwabaye ku bene data nanjye undimo. Turagushima none mwami, tuje imbere ya kamera kugira ngo tuvuge ijambo rirambwira ngo abazi imbere yawe bose bave mu bidatunganye. Byashoboka yuko haba hari aho naba nakoze ikidatunganye. Mana, ciye bugufi mu izina rya Yesu Kristo, ahantu hose umbona humuganya, naba ari njye umbabarire, Yesu yumva kugira ngo mvuge ivugishijwe.
ibyo nkora ibyo ngiye gutambutsa naba ari njye, ahubwo wigaragaza ubwawe bwoko bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, reka imitima yacu itegure ijambo rigiye gutambuka ritugire umumaro none n'iteka ryose. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tujya twifashisha ijambo tubona mu butumwa bwose bwanditswe na Matayo ibice 25 ku murongo yenda turahera kwa 25. N'amagambo akomeye Yesu yivugiye ubwe aca imigani, ariko umugani ugana kariho kandi akazaba. Yaravuze ngo ariko shebuja aramusubiza ati, wa mugaragu we mubi we, wa munyabute we, ko wari uzi ko nsarura aho nabibye? Munika ibyo nagosoye itaranto yawe, ntiwari ukwiriye kuyiha abagenzi, nanjye naza ukamana iyanjye n'inyungu yayo? Nuko nimuyimwake muyihe ufite itaranto 10, kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azapfa n'icyo yari afite. Uyu mugaragu ntacyo amaze, umujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bagahagukinira. Amen. Uwiteka adufashe cyane. Dusomye amagambo make cyangwa navuga ngo ni menshi, ariko agaragaza kuri itaranto. Mu yandi magambo, Yesu ari kugaya uyu muntu umwe yahaye itaranto imwe cyangwa ubwoko bumwe bwahawe itaranto, ariko kwihabwa birangira ngo uwo nguwo isomye hejuru bibitwereka yuko ngo we yayicukuriye umwobo bakayishyiramo. Ewa apana kuyibika hari, we yanacukuye umwobo ayishyira ahantu kure, atanashaka kuzongera no kuyibona. Bivuga ngo naza bose naza nzayimuha, kuko mbonye yuko ashaka guhunika ibyo atagosora, ashaka gusarura ibyo ataribye. Mu yandi magambo, ni umunyamwaga, ni umuntu uri aho ngaho ushaka gufata ibintu atakoreye. Noneho Yesu we niko avuze rero, aravuze ngo iyo usomye hejuru, kamere nk'aho mpera hejuru kugira ngo abantu babyumve, wenda batasomye inkuru n'abayisomye biyibutseho. Yesu yavuze ngo agaragaza uburyo amasome hejuru gato umuntu ngo umugani w'abagaragu bahawe itaranto. Ni umugani w'abantu bagahe bahawe itaranto, ariko iyo usomye usanga ari nk'abantu batatu. Usanga hari uwahawe itaranto 3, hari n'uwahawe itaranto 2, hari n'uwahawe itaranto 1. Ariko noneho uwahawe itaranto 1 niwe tuje kwigaho cyane, kuko Bibiliya itweretse yuko uwahawe itaranto, cyangwa tuyisomye neza dusanga uwahawe itaranto 3 yarahaye uwazimuhaye itaranto 6, yaramwungukiye. Uwahawe itaranto 2 yamuhaye izindi taranto aramwungukiye. Bari magambo yagiye yunguka nawe. Ariko uwahawe itaranto 1 yigiriye inama, aravuga ngo uyu muntu ni umuntu ushaka gusarura ibyo ataribye, ni umuntu ushaka bese iby'ubuntu, ibintu atagosoye agashaka kubitwara. Rero icyiza
nuko nacukura umwobo mwayitabamo, yazaza nkayimwereka nkayimuha, kuko washaka kujyana ibyo atabibye, ashaka nyiraho atatera hakura. ngo nuko yiga inama arabikora. Yesu aje, cyangwa uwo boss aje, shebuja wabo, uri tuvuga shebuja ni Kristo, sibyo? Nubwo wenda uri itara ni Imana, kugira ngo mubyumve neza, ni impano Kristo yahaye abantu. Ariko uyu munsi wa none abantu bahawe eshatu bari kuzikoresha, bari kuzana inyungu. Wahawe impano yo guhanura, guhanura rwose abantu bagafashwa. Wahawe impano yo kuvuga ubutumwa, abantu bakagarukira Imana. Wahawe impano yo gushunga itorero neza, nibyo inyungu rwose imbere y'Imana ikwibona. Kandi ikindi n'Imana iri kwishima, izaguha ubugingo, izaguha ibihembo. N'uwahawe itaranto yo kujya ahagaburira abantu, hasengera abantu, hasura abantu, rwose byari kubikora, rwose Imana yamushima. Ariko uyu muntu umwe cyangwa ubwoko bumwe bwahawe itara, ariko uyu munsi wa none rikaba ryaratabye iyo tara. Twavuze ngo topiki ni ugukoresha icyo wahawe. Hari ibyo wahawe mu buryo bwo mu mubiri, hari ibyo wahawe no mu buryo bwo mu mwuka, hari ibyo wahawe. None turi kureba kuki umuntu ibyo yahawe adashaka kubitanga, adashaka kugira ngo yungukire Imana, yungukire uwabimuhaye. Kuko Imana ibyo yaguhaye byose irashaka inyungu. Ibintu Imana yaduhaye, ibintu Imana byose yaduhaye, irashaka inyungu. Uyu mugaragu amaze kwigira inama ngo arayitaba, shebuja aje asanga bariya ibyo yabahaye barabimunikira. Jewe wampaye eshatu akira inyungu, wampaye ebyiri akira inyungu, wampaye izi akira inyungu. Ageze kuri wa wundi, umva ukuntu yamubwiye, ngo n'uwahawe imwe araza aravuga ati, databuja, nari nzi ko uri umunyamwaga, ko usaruraho utabibye, ko uhunika ibyo utasoromye utagosoye. Ndatinya, ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite, ngiyo ibyawe urabifite. Umuntu rwose ntatinye, kuko ushaka ibyo utagosoye, utahunitse, byose urabishaka. Uri umunyamwaga. Rero ngibi itaranto urayifite, yitwara. Ntarayihunitse, ntanze kubwiriza, ntanze guhanura, ntanze gufasha abantu, ntanze kwambika abantu, ntanze kugira iki, kuko nabonye wowe ushaka ibintu by'ubusa. Ngibyo rero urabifite n'ubundi, n'ibyawe urabifite. Njye ntabwo nabikoze. Rero ubwo iki kintu rero gikomeye, Yesu mvuga yamushuje. Ariko shebuja aramusubiza ati, wa mugaragu we mubi, wa munyabutewe, ko wari uzi ko nsaruraho nabibye, munika ibyo nagosoye. Itaranto yawe ntiwari ukwiye kuyiha abagenza, nanjye naza ukama iyanjye n'inyungu yayo. Nicyo kibazo uyu munsi wa none kiri kubaza. Ibyo wahawe uri kubikoresha, impano wahawe uri kuyikoresha, itaranto wahawe uri kuyikoresha, cyangwa warayihawe uriyicarira gusa?
aha hari anazamo ijambo bita misiyo. Be careful ifite misiyo Yesu Kristo afite yadusigiye. Kuko iyo dusomye mu butumwa bw'isiko bwanditswe na Mariko ibice 16 dusanga misiyo Yesu yasigiye abigishwa be ngo kugenda babwiriza ubutumwa bwiza kandi abizera bakababatiza mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ikindi gikomeye cyane Bibiliya ikatugaragaza mu Mathayo 28 10 na kangahe kuri 19 ikagaragaza ko abo bantu bamaze kwizera tugomba kubicaza hasi tukiga ijambo ry'Imana, bamara kutwumva bakagera kavuga ubutumwa. None taranto uyu munsi Yesu ari kutubaza, taranto waha uri umuhanuzi uri kuyikoresha cyangwa wamaze gusubizwa uyibere mu business zawe waricecekeye? Ndi gutangaza nangariza ubwoko bw'Imana cyangwa abantu b'Imana bari ku isi yose, turi kubazwa amataranto twatabye. Wari uri umuhanuzi warayitabye wigira muri business yawe, wabwirizaga ubutumwa warayitabye wigira mu kabari, wari umuntu ukomeye cyane uri umushumba ushumbye inama none wisubiye mu bintu bijyanye n'ubusambanyi n'ubusinzi. Wari umubwiriza ubutumwa none umunsi wa none wisubiriye muri bya bintu byose byitwa ngo ni ibizira, waricecekeye. Wari umuntu urugenzura ukamenya yuko hari ikizira cyinshi ugatangaza kugira ngo abantu batakomeza kwigira mu byaha mu Mana icyenda. Uyu munsi wa none wamaze gufata imwe wari ufite none nayo warayitabye ngo wagize ubwoba ngo wagize ute ngo kuko ahuntu ashaka guhunika ibyo atagize gute, ibyo atasoromye, ibyo atagusohoye. None turi kubazwa uyu munsi wa none mu byo wari umaze kumenya, wari umaze kuba umuvugabutumwa, wari umaze kuba umuhanuzi, wahawe amataranto atandukanye kuvuga n'abantu bari bamaze kubona impano, kuko itaranto ni impano. Uyu munsi ko wicecekeye ibintu bigiye kukubaho urabyitegura ko Yesu ari kubaza ngo taranto wari ufite ukaba utaranazihaye abandi maze bajya kuzikoresha, ngo basi naza azabone ko hari uwazihaye inyungu zibone, kuko inyungu zizaba zibarwa kuri wowe n'izaba zibarwa kuri uriya cyane. Zizaba zibarwa kuko wigishije abantu bakamenya bakajya kwigisha abandi, wabwirije abantu ngo bave mu byo barimo nabo bajya kubwiriza abandi, wahanuriye abantu nabo bamenye yuko bagomba kumenya yuko hari ibyo bagomba kumenya, baragenda barabikora nabo bajya guhanurira abandi. None umunsi warabihawe urabicecekana, urabiryamana, uretse no kubiryamana ucukura umwobo ubihambamo bawuni sinashaka kujya guhanura ngo ndahanura niba mu mafaranga, ndahanura nibanyubaha, ndahanura ntabwo bampa ibyubahiro. Uyu munsi wa none wahawe itaranto yo kwigisha, ngo urigisha ntabwo bakubaha, ngo urigisha ntabwo bakumva. Pawulo yabwiye Timoteyo ngo uhane, uteshe, uhugure, wigishe ufite kwihangana kose. Biradusaba kwihangana kuko mu isi niko bimeze. Nubwo bataguha icyubahiro ariko taranto wiyitaba, nubwo batemera ubuhanuzi bwawe nshuti yanjye ntabwo twaje kwemeza abantu, nubwo batemera ibyo ubabwiriza ntabwo waje kwemeza abantu, waje kubabwira ngo kugira ngo bagire ibyo bavamo iby'Imana ishaka ko bavamo, kugira ngo bagire ibyo bakora iby'Imana ishaka ko bakora. Bibiliya ivuga ngo nibatanabyemera bizaba ubuhamya. Taranto yawe ihagurutse, ndasenga saba Imana mu ijuru, niwumvira ijambo, niwumva ubutumwa, niba wari umuhanuzi haguruka uhanurire ubwoko bw'Imana. Biravuga ngo nubona ikintu mbese Bibiliya iravuga ngo nubona abaje gutera umudugudu nubwira abo bantu baje guterwa yuko hari abaje guterwa, ngo
amaraso yabo uzayabazwa. Ariko nubabwira ngo bazapfa bazize ibyaha byabo, kandi ntabwo uzaba amaraso yabo yakuriwe. Ariko nutababwira amaraso yawe azaba ari. Mwene data, niba wari umubwirizabutumwa, tangira ibyo kubwiriza ubutumwa. Misiyo ya Yesu ni ukujyana abantu ukabwiriza ubutumwa. Wikicarana iby'Imana, wamenye ijambo ry'Imana rivuge. Abantu benshi bicaye amataranto baricaye gusa, bicaye mu matorero, bicariye mu ngo zabo, bicariye hirya no hino. Bamwe banasubiye inyuma banabivamo, ngo kuko batabubaha, ngo kuko batabashima, ngo kuko batabyumva, ngo kuko batabyemera. Ibyo bigiye gutwara umwanya. Fata taranto yawe uyikoreshe. Uri umunyamasengesho, senga. Uri umubwirizabutumwa, bwiriza ubutumwa. Uri umuvugabutumwa, vuga ubutumwa. Uri umukozi w'Imana mu buryo butandukanye, ukore. Ikindi no mu bwoko mu mubiri, niba Imana yaraguhaye ibyo kurya, bitanga. Niba Imana yaraguhaye ibyo kwambara, bitanga. Kuko Tabita icyatumye azuka ni imiceri y'abantu, ni imyenda yadodeye abantu. None umunsi wa none ibyo byose warabitabye, ntushaka kubikora ngo kuko n'ubundi ntabwo bagushima, ngo n'ubundi nabo bakuvuga nabi maze kwitanga. Bitange, kuko imirimo wakoze yose izaguherekeza, izajyana nawe iguherekeje. Kandi hari ikamba ry'imirimo myiza. Bene data, niba warahawe ibintu bikoreshe, wahawe amafaranga yakoreshe, yafashijemo abakozi b'Imana bavuga ubutumwa. Hari abantu bari kuvuga ubutumwa ariko bakennye, hari abantu bari kuvuga ubutumwa ko nta bikoresho, hari abantu bafite impano y'ubutumwa bwo kujyana hirya no hino ariko nta matike bafite. Bikoreshe nshuti yanjye. Niba udafite impano yo kuvuga ubutumwa, tanga abajya kuvuga ubutumwa bagende, tanga ibikoresho. Ubu no kubishe nakundi. Ariko uragira ngo ubwire ngo impano cyangwa taranto ufite, cyangwa ibyo ufite mu kumutwe wa topic uvuga ngo ibyo ufite bikoreshe. Niba ufite ubutunzi, bukoreshereje n'Imana. Tabita yabikoreshaga, ageze no mu rupfu aruvamo kubwo gukoresha ibyo yari afite. Petero na Yohana bageze ku irembo ryitwa Ryiza, baravuga ngo twebwe ntabwo dufite amafaranga. Egare kuba tudafite n'ibyo rwose twaguha bisanzwe by'imyambaro, ibintu by'amafaranga, by'amafeza n'ibyo kwiga bitandukanye. Ariko natwe ntabwo twaviramo, ntabwo tuviramo aho. Taranto dufite, Imana dufite, ibyo Imana yaduhaye turabiguha mu izina rya Yesu. Haguruka wikorere wigendere, wikorere uburiri bwawe, haguruka witahire. Kandi ibyo byamubereye umumaro. Bivuga ngo ikintu cyose ufite nugitanga mu izina rya Yesu Kristo, bizagira umumaro uwo muntu bihaye, kandi nawe bizakugira umumaro. Kuko uyu munsi wa none ari kuvugwa, Petero ari kuvugwa, na Yohana ari kuvugwa ku bw'icyo kintu. Kandi no mu ijuru baramuhamiriza. None nshuti yanjye, niba koko wari ufite Imana, niba hari ibyo ufite, ukaba uyu munsi wa none aho kugira ngo ugihe umuntu, aho kugira ngo ugikoreshe, wowe uri kumva aho kugira ngo ubikoreshe, wanabisipurima mbese niba navuga kuko uriya we yabonye kugira ngo ubikoreshe, acukura umwobo abihambamo. Nawe kugira ngo ukoreshe amafaranga ufite, aho kugira ngo ukoreshe ubwo buhanuzi ufite, aho kugira ngo ukoreshe iyo mpano ufite, aho kugira ngo ukoreshe ubwo ijambo wamenye, uruvuga ngo hoya batamenya ukuri, ahoya ahari yenda badahaga, hoya ahari yenda hoya. Icyo yaguhaye gikoresha, icyo yaguhaye gikoresha. Ntabwo ushaka gutinda kuba nakwitorora hariya ntaca hariya kugira ngo ubyumve, sicyo kigaragaza yuko wabyumva neza cyane. Ariko kugira ngo ubyumve pe, icyo ufite gikoresha, icyo ufite gikoresha. Urebe ko Imana itaguha umugisha, urebe ko Imana itaguha
icyo ufite gikoresha, ureke Imana iramugisha. Abantu banze gukorera Imana, abantu banze kuvugira Imana, abantu banze gutwara ubutumwa, abantu banze kugenda kuvuga ukuri, bitumye bajya mu binyoma, bitumye kugera mu byo bashaka bibanezeza. Ariko niba koko hari impano wari ufite, hari ikintu ufite, mubwije ukuri, wararirimbaga, wisubiriye inyuma, nta kigushubije inyuma, nuvuze ngo basi ngize imirimo myinshi, mbaye umushumba, mbaye umuvugabutumwa hirya no hino, none kuba niririmba yenda biretse nkora ibi ngibi kuko ndikubona umurimo ari munini. Wararirimba ngo biretse kubera iki? None wari umuvugabutumwa, ubonye business usubiva, none ubutumwa wavugaga waraburangije. Yesu yavuze ngo muzabuvuga kugeza aho nzagarukira. Wari umuntu ushumba inama, niwo usigaye uzisangana, ni wowe uziguma uzivanye mu matora, ni wowe uzivanye mu byizero, ni wowe uri kuzigisha kunywa amayoga, ni wowe uri kuzigisha gukora ibyaha bitewe n'ibyo bari kukurebereraho. Wowe ushobora kuba wumva ko waba wibereye batakureba, ariko ibyo uri gukora ni bari kukureba. Ibyo uri gukora biri kubigisha yuko ibyo wavugaga atari byo. None warahitabye uwashyira mu mwobo neza birangiye utanagishaka kwivanga. None Yesu kari kubaza ngo itarato yaguhaye, basi niba wari uzi ko ibyo byose bizaba bitekereza, wayihaye abandi, umva ikintu kigiye kubaho rero. Aravuze ngo wowe rero kuko n'ubundi wanze kuyikoresha ibyo nari nashatse kujya wikoresha, bayikwambura. Niba mara kwikwambura, hari ibyo Imana igiye kwambura abantu kuko banze kubikoresha, hari ibyo Imana igiye kwambura abantu kuko banze kubikoresha. Bantu banze kubwiriza ubutumwa, agiye kubasipurima n'ibyo mwari muzi mu mutwe. Abantu banze kugenda mutwara ubutumwa hirya no hino, agiye gufunga inzira. Abantu banze guhanura ngo batabaseka, ngo nibabaha amafaranga, agiye no kubakuramo izo mpano, azihera abandi bafite umwete wo kuzikoresha. Itangazo, umuntu wese wari uzi ko afite impano akaba adashaka kuzitanga, akaba adashaka kuzikoresha, akaba adashaka kuzivuga nk'uko biri, agiye kuzinyagwa. Bibiliya yavuze ngo nimuzimwake, nimumara kuzimwaka muzihera abandi bafite. None nshuti yanjye, utarazakwa wagarukira Uwiteka ukazikoresha hakiri kare. Niba hari ibyo wakoraga utakikora, wagarukira ukabikora. Uri kubona ko ibyo wagiyemo ari byo byiza. Bibiliya yatubwiye ngo kuko ufite wese, umva ahantu hejuru, nuko nimuyimwake 28, Matayo 25:28, nuko nimuyimwake muyihe ufite italanto 10, kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. Bibiliya igaragaje yuko uwo muntu wari ufite ari ugiye kujya guhabwa. Kuko rero wari uyifite ukanga kuyikoresha, bagiye kuyikunyaga. Abantu bagiye kunyaga ibyo bari bafite, abantu bagiye kunyaga ibyo bari bafite kuko batabikoresherezamo Imana. Wahawe ubuhanuzi, wahawe kwigisha, wahawe kuvuga ubutumwa butandukanye hirya no hino, wahawe wenda n'uburyo bwo mu mubiri, wahawe n'ibintu byo kurya, wahawe n'ibyo kwambara, wahawe amafaranga, wahawe ubushobozi butandukanye bitewe n'ukuntu Imana igera itanga. Ariko kuko utarimo kubikoresha, Bibiliya yavuze ngo ni mubimwake mubihe abarimo kubikoresha. Indi ngaruka ya kabiri ngiri hano, n'uyu mugaragu ntacyo amaze umujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra
akahahekenyera amen. N'uyu muntu tumaze gukuraho impano zacu nta n'icyo kimaze. Mu ruganda oyo gasasiro, mu rugande baravuga ngo oyo uko wabishaka, ono gasasiro oba oyo gasasiro. Mu yandi magambo babasha kuvuga ngo uyu ni umwana. None na Yesu avuga ngo uwo ntacyo amaze, ikintu kidafite icyo kimaze ni umwana. Shuti yanjye, ndakwinginze garukira Uwiteka ukora ibyo Imana yaguhaye gukora. Ukoreshe ibyo Imana yaguhaye ukwiye gukoresha. Uko atari ibyo bajya gushugunya hanze. Abantu bagiye gushugunywa hanze. Niho ngo bazaririra bagahekenyera amenyo. Ibaze, baze kurira unahekenyera amenyo. Ukababara, ukarira, ukanahekenyera amenyo. Ibintu bitatu. Kuko nawe yavuze ngo hari ibintu bitatu na bine. None nawe ngo ibintu bitatu ugomba kumubaho. Agomba kubabara, akarira, agahekenyera amenyo. Aho hanze niho bazaba. Aho hantu hazaba hari imbwa n'abarozi. Kubera ikintu kijyanye no kwanga gukorera Imana mu byo ufite, mu byo wahawe. Rero niba umutima wawe ukubwiye ibyo wari waranze gukora, hitamo kubikora. Ariko niba umutima wawe ukubwiye ukaba wanze kubikora, ndakubwira ngo ugiye kunyagwa, kandi numara kunyagwa urajugunywa hanze. Yesu agiye kuza, uzasigara uri kubona. Uzaba wikanga, uzikanga uri hariya hanze. Tuvuga ni hahandi aho bazarira bagahekenyera amenyo. Bitaze mani bamenye umugisha cyane. Nanjye kubabwira ijambo ry'Imana ribabwira ngo ukoresha Imana mwaha, mukoresha ibyo mufite, mukoresha ibyo mufite. Tutangiye dusaba kabaye nimero yanjye, umuntu washaka kugira icyo ambwira, washaka kugira icyo amanaho cyangwa amuguraho cyangwa anyunganiraho cyangwa afasha umurimo w'Imana, nta kibazo. Guteranya 26 7 5 6 5 9 5 8 6. Iyi iri kuri WhatsApp buri kimwe cyose. Imana ibamugisha. Kasengere abantu bumvise iri jambo kugira ngo Imana ibahe umutima wo kugarukira Imana, kugira ngo bongere bakoreshe ibyo bahawe. Mwami, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, sengeye abantu bose bumvise iri jambo, abatsinzwe n'iri jambo pe, abari baramaze gutaba ibyo bari barahawe, ndabasengeye kugira ngo Mwami ubahe gutaburura, bataburure kandi babikoreshe nk'uko wowe warabigeneye. Inyungu iboneke, abantu babone umusaruro, ubone umusaruro ku byo wabahaye. Abantu ubahe kuhira umushyitsi wo kumva yuko niba atabikora bagiye kunyagwa, kandi ikindi bakajugunywa hahandi hanze hazaba imbwa n'abarozi. Bazarira, bakababara, bagahekenya amenyo cyane. None Mwami, ubaho umutima wo kwihana, wo guca bugufi Mwami, no gukora ibyo bakwiriye gukora, bagakoresha ibyo bahaye. Satani ubafata imitima igatuma baba ibyigenge. Mu izina rya Yesu Kristo, reka ineza yawe n'urukundo rwawe n'imbabazi zawe bibabeho none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Shalom, shalom. imitima yaciravye ikeneye kururutswa